Uburyo uyu mugabo ntasanzwe, nushake umwite ko atabaho. Ese wowe ubundi umubona ute Tito Rutaremara? Dutangira intambara ntabwo twabasabye uburenganzira. Tito Rutaremara kuri Diju. Ibi bivuga ko byaranze urugamba rwo kubohora igihugu mutamenye. Turi ku nyamakuru Igihe niho dusoma. Uyu ni Paul Diju, umunyapolitiki w'umufaransa uzwi ku kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu mateka y'u Rwanda yageje kuri jenoside yakorewe abatutsi, kuko yagenye byinshi mu buryo ubufaransa bwitwaye mu bibazo by'u Rwanda binyuze mu mvugo ze, ubutumwa bwa diplomasi, inyandiko n'ibindi. Benshi bibuka amagambo uyu Mufaransa yabwiye Paul Kagame, perezida we ubwe w'uyu munsi, igihe yari ari i Paris muri Nzeri 1991, amuburira ko niyo FPR yagera i Kigali itazahasanga abantu bayo, ko bose bazaba barishwe. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, Paul Diju yayoboraga ishami rishinzwe Afurika na Madagascar muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa. Yatangiye kuyobora muri Werurwe 1991. Yagiye muri izi nshingano hashize iminsi mike FPR Inkotanyi itangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya 1 Ukwakira 1990. Mu minsi mike yakurikiyeho, ingabo z'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda mu kiswe Operation Roi. Ntabwo yagarukiye aho ngaho, kuko mu gihe urugamba rw'ingabo za RPA rwari rugiye kumara umwaka umwe, igitutu cyari cyinshi cyane ku Bufaransa, kuko bwabonaga ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwari bwariyemeje gushyikira mu bibi no mu byiza, buri ku manga cyangwa se bugana mu manga, bwarahirimaga. Ubufaransa bwagerageje FPR Inkotanyi kugira ngo busuzume niba ishaka amahoro koko, busaba ko yohereza intumwa zayo i Paris zirimo Paul Kagame kugira ngo ziganire nabo ku ruhande rwa Habyarimana. Ibi byatangajwe na perezida we ubwe Paul Kagame ubwo yitabiraga inama ya biro nkuru ya FPR Inkotanyi yabaye ku itariki 17 Nyakanga 2026 n'uyu mwaka turimo, agaragaza uburyo yafungiwe cyangwa se yafunzwe ari i Paris. FPR Inkotanyi igategwa iminsi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara, nimwe mu bayobozi batanu ba FPR Inkotanyi icyo gihe bajyanye na perezida Paul Kagame i Paris. Muri iyo nama yari yatumijwe na Paul Diju. Ubwo Rutaremara yajyaga kureba Diju mu biro bye, yabanje kwakirwa n'umunyamabanga we, kubera ko uyu muyobozi yari mu nama n'abaminisitiri batatu baturutse mu bihugu byo muri Afurika byarimo Djibouti, Centrafrique na Chad. Mu gihe Rutaremara yarategereje guhura na Diju, umunyamabanga we yafunguye inzugi n'amadirishya yo mu biro by'uyu muyobozi, kandi hari kuberamo inama yamuhuzaga n'abandi bayobozi. Tutaribagirwa, ibuka ukande like kuri video, unakore subscribe, kuko nitwa Samuel Mugisha kandi mbanabahaye inkuru koko. Tito mu magambo ye ati, twatangiye kumva batonganya, avuga ati amafaranga y'igihugu cyabo baragenda bakayarya bakaza gusaba yandi. Rutaremara asanga ibyo yarabikoze kugira ngo bumve ibyo yabwiraga abo baminisitiri bo muri ibyo bihugu byo muri Afurika. Nyuma nabo bemerewe kwinjira mu biro bya Diju. Ubwo ngubwo gusa bagezemo ntabwo yigeze basuhuza, ahubwo ngo yahise avuga nabi, ababaza niba ari bo bavuye muri FPR Inkotanyi. Diju yababwiye ko Ubufaransa bwifuza ko FPR Inkotanyi yahagarika intambara yari yatangiye cyangwa se yaratangiye, ndetse amubwira ko yabwiye Habyarimana kuzagira imyanya baha muri guverinoma. Rutaremara yamusubije amubwira ko nta mpamvu yo kubabwira nabi, kuko nta mafaranga baje kumusaba nk'uko yabwiraga nabi abo baminisitiri bari bavuye mu biro bye. Diju yahise amubaza icyo ashaka kuvuga. Rutaremara amusubiza neza agira ati, ndashaka kuvuga ko bari abaminisitiri batunganyaga, nuko bari baje kugusaba amafaranga, none twebwe uradusuzugura udutonganya, hari amafaranga twaje kugusaba. Diju yahise arakara cyane, akomeza kumubwira ko FPR Inkotanyi ikwiye guhagarika intambara. Undi amwibutsa ko igihe bajyaga kwitangiza batigeze babasaba cyangwa se basaba uruhushya, ndetse ko nta mpamvu afite yo kumubwira ko bakwiriye kwihagarika. Ni amateka mw'abantu mwe. Ati, namubwiye ko tuyitangira ntabwo twabasabye uruhushya, kandi mwaraje gufasha mukarwana, kandi n'ubundi ntabwo ari mwebwe muzayihagarika, ni twebwe tuzayihagarikira igihe tuzumva tubishatse cyangwa se tubishakiye. Ibi byatumye Diju ahita birukana mu biro bye, amusaba ko ubutaha iyo nama izitabirwa n'abandi bayobozi bakuru ba FPR Inkotanyi. Yavuze ko basabye ko Perezida Kagame, icyo gihe wari vice chairman wa FPR Inkotanyi, ko ari we wagombaga kwitabira iyo nama i Paris,
aho kuba Colonel Alexis Kanyarengwe wari umuyobozi w'uyu muryango. Umva aka kantu. Rutaremara yafungiwe muri hoteli i Paris. Tito Rutaremara wagombaga guherekeza Perezida Kagame mu nama zose yari kugira i Paris kuko yari mu ruhande rwa politiki, yabwiwe ko adakwiye kuva muri hoteli yari acumbitsemo. Rutaremara yatangiye gukeka ko impamvu banze ko ajyana na Perezida Paul Kagame muri ibyo biganiro byari kubera ko mu byo yaherukaga kugirana na Diju batigeze bumvikana, bashwanye mu buryo bukomeye cyane. Ati nanjye kwari nko gufungwa, nubwo nibwiraga ko impamvu banze ko njyayo ari ukubera ko natonganye na Diju. Rutaremara yavuze ko nyuma hari abantu bo ku ruhande rw'u Rwanda baje kumufasha kuva muri iyo hoteli, bamwereka indi nzira anyuramo. Rutaremara yavuze ko kuba nyuma baratsinze urugamba rwo kubohora igihugu bagatsinda ingabo za FARC ndetse n'iz'Ubufaransa zabafashaga, babikwiriye kuba urugero rwiza ku rubyiruko. Yavuze ko Ubufaransa ari igihugu gikomeye ku isi, ni nako cyahoze, ariko kuba baratsinze abo cyafashaga bimeze nko kugitsinda cyo ubwacyo, kandi ko ibyo babifashijwemo no kugira impamvu ifatika barwanira. Ati ntimugakangwe n'ibitumbaraye, kuko iyo mufite impamvu y'ukuri murwanira ugaharanira ibyo ushaka ubigeraho. Ubwo tariki 22 z'ukwa 9 mu 1991 Diju yakiriye intumwa za FPR inkotanyi zageraga kuri 5. Izo zarimo Perezida Paul Kagame, Dr Emmanuel Ndahiro na Tom Byabagamba, maze bagirana ibiganiro. Mu nama ya biro nkuru ya FPR inkotanyi yabereye muri Intare Arena i Rusororo mu karere ka Gasabo ku itariki 17 Nyakanga uyu mwaka 2026. Perezida Kagame yavuze kuri iyi ngingo, agaragaza ko baganira ikiganiro kirashyuha, habaho kurakaranya. Diju amubwira ko RPA nidahagarika imirwano izajya gufata Kigali abo ishaka gutabara barishwe, akabikora anakomeza kumutunga urutoki mu maso. Ati ikiganiro cyarashyushye, sa n'urakaye. Ndamusubiza ati mugomba guhagarika imirwano kubera ko nimutabikora niyo mwafata Kigali ntimuzasanga abantu banyu. Mu kiganiro mbere sinumvaga icyo uyu mugabo yashaka kuvuga, ariko mu buryo bweruye byasobanuraga neza ko bazicwa. Perezida Kagame yavuze ko ubwo ibiganiro byari birangiye basohotse Diju maze aherekeza intumwa za FPR inkotanyi, maze uyu Mufaransa aramubwira ati uzamvugisha ubutaha igihe uzaba uri umuyobozi w'ingabo nshya z'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko yasubije uyu Mufaransa mwishongoragaho ati yego sa, no kuvuga ngo yego nyakubahwa, umenya ko nibiba ibyo nibiba nzabikora neza. Perezida Paul Kagame yavuze ko kubera ko batagombaga kurara batashye, we n'intumwa ze bari kumwe bagiye kurara muri Hilton Hotel i Paris. Nuko bigeze mu masaa 10 z'urukerera arabyuka, abona abantu bagera kuri 7 bafite imbunda kandi batari bambaye impuzankano, ababaza ikibagenza. Yasobanuye ko ubwo yarebaga mu cyumba cyarimo Dr Ndahiro ndetse na Byabagamba yabonye bambitswe amapingu bicaye hasi. Ati batujyanye ahantu muri gereza, bwari ubwa mbere ngeze i Paris, bwari ubwa mbere nari ngeze muri gereza, ni n'ubwa nyuma kuko sinigeze mfungirwa mu yindi gereza. Badufungiranye mu gice cyo hasi cy'inyubako barahadusiga, nyuma abantu baraje ahagana saa 9. Perezida Paul Kagame yavuze ko muri uwo mwanya impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu akaba n'umwanditsi Jacques Carbonari ari kumwe na Jacques Bihozagara bahabasanze kuko bari bamenye ikibazo bagize. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko ababafunze babahaye ifunguro ryo muri gereza bararyanga, biba ngombwa ko Carbonari na Bihozagara babashyira imigati n'amata. Yavuze kandi ko ababafunze babahasi ibibazo ku bantu bahuye nabo, asubiza ko harimo Diju na Jean Christophe Mitterrand bagerageza no kubashyiraho agakoresho gatahura ibinyoma arabyanga. Ati bashatse kuduhata ibibazo barabikoze, banashatse kunshyiraho polygraphe, imashini itahura ibinyoma, narabyanze. Narababwiye nti sinshaka imashini itahura ibinyoma, niba mushaka kunyicana mubikore. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko ahagana saa 2 z'ijoro barekuwe bava i Paris bakomereza i Bruxelles mu Bubiligi, aho bafatiye indege ibacyura. Nuko nguko filime y'icyo gihe yizinze maze yizinga gutyo. Amazina yitwa Samuel Mugisha. Banzo kandi like kuri video, unakore subscribe kuko tuba twabaye inkuru mu by'ukuri. Ese nawe ubona ko Perezida Paul Kagame ari umuyobozi ubikwiye koko?
njyewe niko mbibona. Dusubire ubutaha.